kwa muganga Yesu none saba gome ko byose nimwe mwabiteye bro kwifata muka ihangana ariko none barabashije ubusa amafaranga ko uzakujya kumujyana mwababaganga baraza ko agwaye agwarute none ni biboya yabone bisozo yo sonda kwa muganga Yesu none saba gome ko byose nimwe mwabiteye bro kwifata muka ihangana ariko none barabashije ubusa amafaranga ko uzakujya kumujyana mwababaganga baraza ko agwaye agwarute none ni biboya yabone bisozo yo sonda egera nuko yemeye ko namubunda mufata nuko nakagagaranye ubundi yafite kagane yemeye ko nanamukoraho mumfasha none nakiruka ntarebe ihangana so ona yakiyaho kabisa hageze yaho nibera mu byishimo n'umugore wanjye nkunda nanjye nanze ya miserero nanze kwa kuzerera nubwo ubuzima bisi bagiye kubagarika mane nijoro byageze yaho numva nakicurika nkiyahura hasi nkabona ko ubuzima bwahagaze gusa Imana irabibona ibintu byose mukora cyangwa se abakora reka twongeye tubahe ikaze mu ndayimo kudukurikirana ku murongo wacu YouTube channel Intwari TV waragiye uzi neza wakoze subscribe aya masaha itariki 28 z'ukwezi kwa 10 niho twaraye twumvise inkuru yaturutse mu gihugu cy'u Burundi yahuye n'ibyago ahura n'abagizi ba nabi uwo musanzwe muzi bamwita Benia n'umugore w'umuntu musanzwe muzi bitwa Murundi aho yaraye ahuye n'abagore kazi canke babagore bibigasha baraye bagize iki baraye bamuroze ayo makuru Murundi yarayaduhaye n'ino joro ako je ndavuga ati ibi bintu bishobora kuba atari ibyanyabyo reka nigere kuri tele mwege nk'abantu ni reka ndagize ukuri iyi nkuru irababaje uyu mukobwa sinzi kikabira baramwiyegereza uyu mukobwa yahuye n'ibyago koga bamuroze kurangisha Murundi ese kumuhugisha Murundi makuru nza kuyamenya ndaza kubasanga kuri tele umwanya n'umwanya kugira ngo ndayabereke mwagize neza kamera barana musanzwe muzanye nta kibazo reka tumaze dushikiraho Umurundi asanzwe atuye tumubaze ukuntu byari byifashe mu ijoro rishize cyane tumubaze ukuntu bimeze mwana masaha ukuntu byifashe wageneze kameramani kugira ngo tubashe bose ako ndaboneka niba uyu mutima ugendana ntawe ubizi ako navuga ngo kugira ngo tubane mu buzima bwiza ni kugira ngo ufashe uno muntu mama ese bano bakobwa bazaturusha ubushobozi cyo bano bakobwa bashobora kuturusha kuruga reka nanjye mbwira Burundi ati twemeye duhangane nuko kwimana bakurahiye ndakubwiye ngo nisanga n'abagore bacu bari mu bino bintu uwo mugore namaze kugisha amaze kumuva inyuma namenye ibyo yamaze gukora inyuma tumbira imbere kameramani wagize neza reka jewe manze kugira kwa muganga Yesu none saba gome ko byose nimwe mwabiteye bro kwifata muka ihangana ariko none barabashije ubusa amafaranga ko uzakujya kumujyana mwababaganga baraza ko agwaye agwarute none ni biboya yabone bisozo yo sonda egera nuko yemeye ko namubunda mufata nuko nakagagaranye ubundi yafite kagane yemeye ko nanamukoraho mumfasha none nakiruka ntarebe ihangana so uyu mukobwa ushobora kuba ukeka kari ntabwo mwene mfite kuvuga ibyo kugira ibintu mbikoraho nshaka no kubona umugore wanjye ameze neza ariko kibazo ukishimira ko ntabwo ameze neza kamerama
Rwanda niba nta cyamaze mu Rwanda uyu kuko arageze kugwara n'indwara imeze nk'uko nguko sinzi kuntu bimeze mwabantu ese mama kuko muganga nta ndwara nimwe ari kumutoramwo ivyo mundi ariko avuga nivyo byanyabyo cange kuko na murundi ari kwikeka ntamenya ngo indwara uyu mukaga gwaye ngo ni indwara nyabake nawe nyene ntaramenya ngo indwara yiwe ishobora kubihagaze hano hano ese njyewe sinafatira kubyo murundi akeka nabivuga kuko na murundi naho ari kwikeka ntabashaka ko umugore wiwe ngo amujana mu buvuzi bwa gakondo mwabantu murabizi ko buno buzima dutuyemwo ni ikibazo ni ikigeragezo ari mu mwanya nta muntu afise inkuru y'ukuri ese ari bari abagore nticyaba ari ikibazo cyane ni ko kundi umuntu agwana indwara isanzwe agatekereza abandi bantu bamugiriye nabi abantu mwe jewe ntabyo nzi akoreka mbashe kugana na murundi tubwire ko umukobwa yagiye afatwa umukobwa ko ntagiye agira ibyo bibazo kuntu byatangiye kuko navuze ntabwo nava ngahanye ntafise inkuru y'imvaho yo kumenya ngo ibintu byagenze gute nswate menye ngo murundi ngo yaba atekereza ko umuntu yamugiriye nabi nanjye nkaba ntekereza ati umuntu ashobora kugwana indwara runaka akagatekereza bamugiriye nabo ugasanga sibyo njyewe njyanye n'ingane na murundi numve ukuntu bimeze mwageze nise ihangane kandi wumve ko ibi bintu bibaho cameraman moro mwana waretse kunesha umutwe bro ibintu byose ntago nabivugaga ngavuga ati ibintu muko murankorera muzabona ko muko murangira nabi ibintu byo kwirwa mushira abantu bose kuri kamera neza n'umugore wanjye yamujiza kuri kamera ushaka ikibo nk'uwitwa Keza amujiza kuri kamera ashaka iki kari bitangije mbere ubu ngubu ntago agiye kujya mu mihangayiko kujya gushaka uburyo ndi gushaka amafaranga kujya kumuvuza nk'ari y'abapfumo ntaza ndi buyakore ntago ngo ndi kurara amajoro imisa amaze gwa urayizi amaze n'ishiki 3 ari kwiruka ngasohoka nk'ubu natura akabaraga akimuna kari kumwe nanjye asohoka akiruka ngo ari kumwiruka baranamugishije muwe duhe basi kuntu byatangiye imva n'imvano byose kuntu byatangiye wabugize neza kimbaje n'uburyo nayo nanifite yose nyese kwa baganga ko ngo baramupima kubera ko nta mituweli tugira ni bamusanye mu ingwara n'imwe arigiye bigira gutya ukabona ararembye nakome n'umutwe nkumva narika nahumeka agira gutya nkabona arorohewe yabona ko rigiye turi kumwe gasohoka akiruka nkamuruka nkamufata nkamuzana mba ndi kumwe nawe muzusa nk'umutsiritse ikintu cyose cyo kiraho hafi aramenagura telefone yiwe yayifasha kubita ku mabuye nkuri kibimanyo reba inyuma y'urugi ahubwo ndashaka kubaza ngo anese bamutese ese hari abandi se nago ari n'ubundi bintu tuya naje gusanga ibintu umuntu atetse dushinja umuntu hari amakuru tudafise ibyo ngibyo kuva umaze kubimubona hari ugezeho amagara imiryango yabo ibabaze kuntu bimeze mwana waba bambwiye ko nta kibazo na kimwe ajyahura nacyo mubwiye kwego ese bino bintu nabo byarabatunguje hano honye cyane byari bisanzwe bimubaho kandi nago nabwira iwabo ngo umwana wanyu afite ibibazo bamumaye ari muzima sivye kubamaga nababajije nyine niba nta kibazo ajyahura nacyo mu buzima baravuga ati ntacyo ndicecekera kuko nago nakujya kwasora ngo meze uko nuko umuntu bohereje ari muzima agomba kumunda ari muzima mwana Yesu rero simamona agiye nyine gera umuntu akabona yakiyahura kabisa hageze yaho nibera mu byishimo n'umugore wanjye nkunda nanjye nanze ya miserero nanze kwa kuzerera nubwo buzima bisi bagiye kubagarika mwana nijoro byageze yaho numva nakicurika nkiyahura wase nkabona ko ubuzima bwahagaze gusa Imana irabibona ibintu byose mukora cyangwa se abakora ufite ubugize abigenza bro ufite ubugize abigenza kabisa nyene genda bitekereza ako genda shaka uduhe ukuntu byatangiye ubwiwe takubaza umwe nandi ubundi mwana wundi uzi kucyo wumva kino byose abishaka kamera byose ko ngeze gucya muntu kurankurikirana kamera mwana kamera mbona muratashe mbona matashe muvuye kwa muganga navuze ngo nta mpamvu yo gushiraho kamera ako nta n'impamvu yo kutabyereka bano bantu tumenye ngo
sha abantu rero muba mubyereka hari abafite umutima wa kimuntu bagira ibyo gukora n'ibyo gufasha n'abafite umutima w'ubugome bavuga ati Imana shemwe Burundi aragiye mu bibazo ashake bapfe ashake bagira iki ariko inshallah umuntu apfa igihe cye cyageze unahura n'ibibazo byakagombye guhura nabyo si ubwa mbere n'ibintu biba bimbayeho ariko tuzabibamwa paka kandi tugomba kuba tukanaramba gusa none se wenda ndakubaza ndabizi kuri mu gahinda kumwe n'umugabo kubaza ibibazo by'amatsiko na bimwe uyu mudemu wagiye usanga nta ngorane imwe bamutoyemo akora urambwira ngo ushobora kuba ari bamutese canke babagore amatwi ansumira kariya kagore ngo kigeze kuzanga ka kagore nabizi ko nakihanije no kuri kamera y'ibiki n'ibiki kaje gutuma umuntu akavuga ati Murundi je nawe ntago tuziranye nta hantu duhuriye niwongere kumvuga mu kanwa kawe canke se ibyo ukeka mbikore amagambo karayatumye umuntu arayambwira ngira gucye nyuma Mr. Tunumva ngo yajanga ko yaje kuyahaje umugore wanjye adahari sinzi ubwo ibyo yakoze sinzi yaje gukora ngaha hatashimise ngengaye nta nsanga umugore ameze nk'umuvu mu nzu tanga ibintu byose yo mu nzu yamenaguye telefone yakubise ku gikuta yiwe yamenaguye akimbona yarasaza amenga abonye ngakwa kundi nk'ubonye inzoka imbere yawe ndabizi nako baguma hamwe nawe niko byagenze ndamukuranga ndamuzana ndamuboha amaboko ndategeza aratuza mu kanya ugiye kubona imbaraga ziramushiranye aricara sinziriye navuga nagira ibiki mwana nyine nuko bimeze tu kuko muganga barambwira ati ibintu rero se bya kizungu na rushinge twamutera nangwa tumubonamo banze mushakishe ukundi nuko muganga ari inshuti yanjye yambwiye yanze ushakishe mu miti ya Kinyarwanda cyangwa se abantu ba Kinyarwanda bamusuzume barebe kuko mu bimenyetso afite nagari malaria siki natekereza nkareba ibintu bisaba biri boro kugira byakora bari abantu bagumubwira ati nzakwishura binkorere nago bakorera amafaranga ari munsi y'amadolari 100 nabuze dufite ntacyo turi kwigo twicaye mu nzu nkumva nagahinda manika tumunaniye yahura umwana w'abandi sugura abona kuko ngiye kugeza gute undi tukubaza ho gake ijambo rya nyuma ry'uwo eheruka rimeze none usibye amagambo yambwiye nimugoroba agitora gategera arambona bananigeje atangira arambwira ngo wamumenja wamugome we sinshaka kubona mu maso yanjye ariruka ngo ya mugore yambwije ukuri ngo byo yambwiye n'amagambo yambwiye usubiramo uvuge ngo madamu wawe yambwiye ngo inde ubwe ngo inde umugore wa madamu wa nyene amagambo nk'iri mugoroba kwa kudi aba yahezwa amaze guhembuka arandeba nyine mani bamuruza ibiboro byo kunzinukwa tuko umuntu akiruka kagira ibiki yahembutse arandeba turicanye ngo wamumenje wa mugore wamumenje wa mugomewe nago nifuza ko na mu maso yanjye uriya muhome byo yambwiye n'ukuri natasoka yiruka amagambo yambwiye nijoro kuva iryo joro nahise ari mu masaha saa sita kuva iryo joro nahise namurukasheho ndamufata ndamuha amaboko nyine bisanzwe ko pana kuba nk'umujura ndamuceka mu nzu yaje guhita asinzira yakangutse nta kabaraga ntaki ko kumuterura ndamujyana kwa muganga mu gitondo ubona twiriwe kwa muganga ntegereje ibipimo bapimye bagize biki nta na kimwe bamutoye niko kumwandaza ndamugarukana ubwo kuva nijoro nta jambo na rimwe rongera kumva mu kanwa abaganga wenda ni narabibonye kukurusha bari kuruhuka iki Mungeki Yesu we ilikuwa barai ilikuwa barai abantu nk'abantu tuzamugamanga Yesu toza mujyamisha neza mujyamisha ntaribe yatoje ese ko muri kuruga sinziye se ntago ari kurara inzore bakabona ko ari gihe wenda ahangaha baza ngo babakihicaye gusa mwana afunga bya bikamera byawe oya nta kibazo reka tuganireho oya mwana afunga kamera nose ariko yibonye no kamera none funga muri iki kintu mfasha mwana ntarebe reka tuganire muri nakunoza oya reba zenya makamera muri iki kintu hari ibibazo byashaka kubaza by'ingenzi
ese bino bintu biri kukubaho umuntu mwanya ari uko ubonye bizaniye umugore imva n'imvano yabyo biturukaye tubitiri guterwa n'abisi nyene batifuza ubuzima bwiza mu bandi ntago bazise ariko ibintu mwana nimwe mwabikoze kujya gushira kuri kamera byo gushira kuri kamera ubundi mwamutumira mu biganiro mwabonaga mushaka bigenda gute ko atarakazi mwako muramuha wenda ukazamugurira imyenda aceka mugura amavuta yo kwisiga ko ari kugira ngo abisi bamubone bihamenya Wese ni cyo kintu ugiye gukora ariko nandi kintu gihari ufise nta n'ubushobozi ufise ni cyo kintu kibanza ugiye gukora kuno mwana w'umukobwa nani umuzima bavuga ngo inshallah ibintu byose biba ku mwanya wabyo kandi biba uko Imana yabiteganyije n'Imana yuko yabiteganyije ngo ngomba kubicamo amafaranga rero sinzi ngo arava ariko azoboneka none umunsi ashaka kuboneka canke sejo twizera Imana ko ari itanga byose Imana niyikora ni nayikorera mu bantu gusa ikintu gihari uriya mukecuru nk'uduze twibura n'amaso yanjye ntacyo ndengejeho ariko ibitaro ndimwe mu nzu nawe yabijyamo tuza duhura n'amaso yanjye ibintu byose kuba bari ko baragukorera revenge ntibituruka ahantu wigeze ku ntabara ndi mw'ishamba none se ntago ukunda kubibaza se ntago bizi Imana kuko igihe n'ibintu uriya mukecuru ariko asa nkaho yihishe nka biriya bintu icyambere nabonye nuko ariko arashaka kwihorera yaho nageze iki nagukurikiranye cyagiye ari gushaka kumbaraza muri buryo ko none buriya mu buzima na eliminating iyo umuntu agiye kujya ngimusaba umuntu wa mbere akunda mu buzima nawe rero yumvishe ko kugira mbabaza ariko yababaza umuntu nerekanye ko nkunda 100% kwenza ndi bose yaramaze kubona ko amubabaje ibyo aribwo yabagaritse ubuzima bwanjye gusa aribeshya ese ko bibaye nta n'amezi atarashira ubu ngubu mubanye nk'umwaka wo byabonda byagiye gute ibiri nana uzimje kamera zawe mbese ngo yikubise hasi uzimje kamera zawe ubu kumura kwikondera n'intuzenya semuro nta gushira hasi mugiye matira ntaga bari sawa kabisa shinda gusire hanze koko gashobora no kugwara imbavu none se matira niba ari mfite urashaka kugenda gute mwana nawe utangiye kwibaraguza ibyo sumva byo bikene wanga matira niwazagwanira ikindi n'umugwayi abakeneye kuryama neza ndana abo n'abajyana kumukeka kandi bagasinzira mwana twageze imana n'ingiyi yabigura 5 bro ariko ni yacu icyo nshaka cyonyene genda kurokamira mwana ngo iki kintu mfasha tumutse abantu mwe rero yesuwe kubiba byorushe uru rugo nabwo ngo murundi ntitwaye tuzi ko kamera ari mbi nkuko nguko ntabwo twaye tuzi ko ishobora gukwegera umuntu nkuko nguko kamugeza